Ndagushuje kandi ngo ikaze hano kuri Maxwaz TV. Ushaka uri mushya uhawe ikaze. Niba kandi atari ubwa mbere ugeze hano, twongeye kuguha ikaze bwa kenshi. Birashoboka ko waba warakoze subscribe, it's okay, ndagushimiye. Nimba utarayikora kandi wizuyaza kubera yuko nta kiguzi bisaba ndetse nta n'igihe bitwara. Wibuke no gukanda kuri iyo nzogera y'amamenyesha. Muri video zacu zatambutse twababwiye ku kintu wakora cyangwa se ku myitwarire wagira mu gihe uri kwitegura ikizamini cya leta ukaba wagitsinda neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku cyo noneho wakora ku bintu ushobora gukora igihe ugeze mu kizamini bikagufasha gutsinda neza. Ushobora kwitegura neza, ushobora kwiga neza, ariko wagera mu kizamini ibintu ukabyangiza, ibyo waruhiye byose cyagiye cyose umaze witegura ukabidobya. Niyo mpamvu rero iyi video uyigezeho. Warize, wariteguye, wakoze ibintu byinshi byiza pe, ndetse n'ibyo wize urabyibuka. Ariko niba ugeze mu kizamini hari ikintu ugomba gukora byanze bikunze kikakongerera amahirwe yo gutsinda. Kwiga ni kimwe, no gukora neza ni ikindi. Ngaho rero tugumane kuri iyi video kuva ku kintu cya mbere kugera ku cya 12. Tube turi kumwe aha ngaha kuri Maxwaz TV. Ikintu cya mbere ni uko ugomba kumakinga sure ko witwaje ibikoresho byose uri bukenere mu kizamini. Ugomba kuva mu rugo, ugomba kuva aho uba, ugomba kuva aho utaha, uzi neza ikizamini ugiye gukora ndetse uzi n'ibikoresho uri bwitwaze. Aha ngaha ndaguha urugero. Uvuye mu rugo ugiye gukora ikizamini cya mathematics, ugiye gukora imibare. Mu by'ukuri ntabwo witwaje mathematical set, kandi urabizi neza ko ushobora kuri buhure n'ikibazo cya geometry kiri bugusabe gukoresha protractor, kiri bugusabe gukoresha irate, kiri bugusabe gukoresha compass. Urumva icyo kibazo uri bugikore gute? Rero ugomba kwinjira mu kizamini witeguye, ufite ibikoresho byose. Niba uzi kuri bukeneye calculator, yitwaze. Ushobora kuri bugira ibyago ugasanga gutira ntibiri bukunde, cyangwa se ugasanga nta wundi wayizanye, kuko nta muntu n'umwe ufite inshingano zo kukuzanira ibikoresho. Kuki utabyijyanira? Banza ugenzura ibikoresho byose uzakenera mu kizamini ugiye gukora. Niba ari chemistry witwaze periodic table, nimba wenda ari geography ushobora kuri bukora ibigendanye n'amakarita witwaza akadodo, nta kibazo. Ibikoresho byawe byose ubigenzure ko byuzuye. Icyo ni icya mbere. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ugeze ku kizamini, cyangwa se ugomba kwitwararikaho, nuko ugomba kugera kuri santere y'ikizamini byibura mbereho isaha imwe cyangwa iminota 30, hagati y'iminota 30 n'isaha imwe. Nta mpamvu yo kujya mu kizamini wahagira wiruka ubiribyunzwe, mbese nta mutuzo ufite muri wowe. Ugomba kugenda kare, byibura ukahagera iminota ibaye mikeya ya iminota 30. Nibyo bizagufasha kugira ngo umare ya minota 30 yindi utuje, mbese uri muri asubiza ubwenge ku gihe, nta bintu birimo birakujagaraza. Nyuma y'uko uhageze rero ukora iki? Ugomba kubanza ukajya ku bwiherero. Ntago meze niba ubyumvise neza. Mbere yo kwinjira muri room y'ikizamini, banza ujye ku bwiherero. Niba ari gukora ibyoroshye ubikore, niba ari gukora ibikomeye ubikore. Mbese wumva umubiri wawe urekuye, wikiranure n'umubiri, wumve ko utari bukubangamire. Muri urimo urasubiza ikibazo ukigeze kure ukajya kumva umubiri wawe hari icyo gusaba, uragusaba wenda kujya kwihagarikana urugero.
ibyo bintu birakujena, birakuderanja mu mutwe. Mbere y'uko utangira ikizamini uba ugomba kubanza ukajya ku bwiherero. Icyo ni ikintu cya gatatu ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kubanza gukora mbere y'ibindi byose. Ikintu cya kane ugomba gukora mbere yo gukora ikizamini, ugomba kubanza ugafata iminota byibura hagati y'ine n'itandatu ugasoma amabwiriza y'ikizamini. Ubwo ahangaha n'igihe wamaze kwinjira muri room baguhereje questionnaire, wamaze gufata ikizamini mu ntoki zawe, wemerewe gutangira ikizamini. Kwibutsa yuko utemerewe kubura ikizamini cya leta, nicyo ngiye kwibandaho. Ikizamini cya leta niba ari cyo ugiye gukora ntabwo wemerewe kucyubura igihe batarasonera gutangira icyo kizamini. Nimba kandi hari n'ikindi kizamini gisanzwe ugiye gukora, igihe utarahabwa ibwiriza ryo gutangira ntabwo wemerewe kucyubura cyangwa se kugifungura mu yandi magambo. Ubwo rero nimba umaze kwemererwa kugifungura, umaze kwemererwa kugitangira, ugomba gufata iminota iri hagati y'ine n'itandatu ugasoma amabwiriza y'icyo kizamini. Kuko iyo udasomye amabwiriza hari igihe ukora ibitemewe ukaba wabihanirwa. Hari n'igihe kandi usanga hari ibikoresho wemerewe gukoresha ntubikoreshe kubera yuko just utekereza ko utabyemerewe, nyamara amabwiriza arabikwemerera. Uba ugomba rero kubanza ukabyitondera, ukabigenzura, ukareba nimba hari icyo amabwiriza agusaba, hari icyo amabwiriza akwemerera, cyangwa se hari icyo amabwiriza akubuza. Ibyo umaze kubikora neza gutyo, ikizamini cyawe ugikora utuje udahubagurika. Ikintu cya gatanu ni uko ugomba guhera ku kibazo ubona ko cyoroshye ugakomereza ku gikomeye. Iteka n'iteka nukora ikibazo cya mbere ukabona kirakomeye, n'ibikurikiyeho bizagutera ubwoba mu mutwe wawe uhita ucanganyukirwa. Nusanga ikibazo cya mbere cyo guheraho gikomeye wikihambaho kireke, urebe ku cya kabiri. Nusanga nacyo gikomeye cyihorere ujye ku cya gatatu. Uhere ku kibazo cyoroshye wumva wibuka neza ubanza ugisubize, nukirangiza ujye ku kindi nacyo wibuka neza ubanza ugisubize. Hanyuma bya bindi wumva udafite ibitekerezo biri kubanguka ubireke uze kubikora nyuma. Ahangaha bigufasha iki rero? Bigufasha ko utari buze gutakaza umwanya munini kuri bya bibazo utumva, utari bunatangeho ibisubizo byizewe cyane ku buryo byaguhereza amanota, ugasanga igihe kirangiye bya bindi wari wizeye neza 100% utabishubije. Akandi kamaro kabyo nakahe? Nuko igihe uhereye ku byoroshye buriya uba uri gushyira ku murongo ubwonko bwawe, uba warize warafashe umwanya munini ugafata ibintu ukabishyira mu mutwe wawe. Akenshi na kenshi rero hari igihe usanga birimo biragenda byivangavanga. Rero iyo uhereye ku cyoroshye bigenda bishyira bya bindi ku murongo, ibyo washubije bigasa naho bivuye ku ruhande, ibindi bikaza ku ruhande, ibindi bikaza ku ruhande, bigenda haza bya bindi byasaga naho biri kure. Bihita biza hafi, hahandi urangiza bya bindi watekerezaga yuko bikoroheye cyane kurusha ibindi, ugasanga noneho ubasha gusubiza bya bindi utekereza ko bikomeye. Ikindi kintu ugomba gukora ni cya gatandatu, ugomba gufata akanya gato ugatekereza ku kibazo mbere yo kugisubiza. Wirinde guhubuka. Numara kubona ko cyoroshye nk'uko tubibonye haruguru, ugomba kwirinda guhubuka. Wibuke kuri gushaka amanota. Ntugire ikibazo na kimwe usimbuka, kabone nubwo waba ubizi neza ko ibyo ugiye gusubiza nta cyizere bifitiye. Ugomba kubisubiza byose. Mu yandi magambo, shaka igisubizo uri bushyire kuri icyo kintu. Yego, gisubiza uko ubyumva. Buriya nuramuka ufashe ikibazo ukagisimbuka uko kimeze, nta kintu wanditseho. Icya mbere, worohereje umukosozi. Icya kabiri, wibuke ko iyo wanditse byibura uri bugukosore najya gucishamo amaso
ntabwo ari bubura akantu na kamwe abona akazima mu bisubizo watanze. No, ntabwo kabura, ribe rimwe ryiyongere ku yandi wabonye, ariko gerageza ukreye amahirwe yo gushaka amanota. Hanyuma icya karindwi, wipanika. Ikizamini nimba ukigezemo, nimba wicaye wigira ubwoba. Hari benshi bajya batitira, hari benshi ujya kubona babizi ibyuya kubera ko bicaye mu kizamini ngo ni icya leta, ngo ni iki. No, ntabwo ikizamini ari gereza. Jya mutuje, umutima wawe uri hamwe, we gupanika. Birashoboka ko wasanga icyo kizamini gikomeye, kuko wakireba ukabona kirasa n'igikomeye. Birashoboka ko wasubiza ibisubizo ariko utizeye nimba ari byo, ariko ugomba kwizera kubera ko uri umuntu kandi uzi ubwenge. Nta mpamvu yo kujya aho ngaho ngo upape wumve umutima nturi hamwe, wumve ibintu byakomeye. No, komeza ube wowe. Birumvikanye? Komeza ube wowe, na cya kindi wumva utizeye neza urakigarukaho nyuma nta kibazo, ariko wumve utuje. Icyo ngicyo turacyumvikanaho neza. Nimba birangiye rero, koresha igihe cyawe neza. Tugeze ku cya 8. Koresha igihe cyawe neza. Ubare ibibazo ufite, ubare n'amasaha wemere gukora muri icyo kizamini, ugerageze bya bibazo bigabanya iminota, kandi uyikoreshe neza. Wikoresha iminota myinshi ku bibazo byoroshye kandi bifite amanota makeya. Urahaye urihenda. Nugera ku bya myinshi ze ku bibazo bifite amanota menshi, urabigenza gute? Cya gihe wakimaze. No, fata ikibazo ubona gifite amanota menshi, ukigenera igihe kinini. Yewe unakibande, unanagitindeho, ukinonosore, ukiboneho amanota yose uko angana. None utari bunayabone kandi, it's okay. Gereranya ibisubizo ufite mu mutwe wawe n'ibyo uri kutekereza, ya minota igenere cya kibazo, ugendeye ku gihe undi bukoresha wandika bya bisubizo. Icyo ngicyo nacyo ntekereza ko cyumvikanye, reka niyo kwirirwa mbitindaho. Hanyuma twari tugeze ku cya 8, gukoresha igihe neza. Icya 9, reba kandi wite ku manota ikibazo cyahawe. Ibi biragufasha iki? Biragufasha gukoresha cya gihe neza, biranagufasha gusubiza ibibazo bifite amanota menshi mbere y'ibindi, ariko wita kuri cya kintu twavuze hejuru cyo guhera ku byo uzi neza. Ibyo uzi neza kandi bifite amanota menshi nibyo ugomba guheraho kugira ngo ubisubize mbere y'ibindi, hanyuma bya bindi bigucarenjinga usigare ubitekerezaho nyuma, ariko ibindi by'ingenzi wamaze kubisubiza. Tekereza ko nako kumvikanye. Hanyuma akandi kantu, ubwo ni aka 10, ugomba kwandika neza, ukandika ibintu bigaragara ndetse ukandika ibintu binini. Birumvikana? Apana kwandika twa tuntu dutoya tw'utunyenyeri turi aho ngaho dusanzwe. No, andika ibintu binini bigaragara bisa neza, wirinde gusibagura. Sibyo? Buriya umukosozi ikintu cya mbere kimukurura gitwara amarangamutima ye ni umukono mwiza. Gerageza wandike neza. Agakono keza nako burya hari ukuntu gashobora gutuma wibonera amanota. It's okay. Kandi rero ngaho nta kibazo. Kuki utayabona? Hanyuma ikindi kintu cya 11, nyuma y'ibi byose tuvuze, ikindi kintu cya 11, ntukigere na rimwe ujya mu kizamini ushonje. Iki nagakwiye kuba nagihereyeho, ariko nkivuze nyuma kugira ngo byibura nawe nimba ugeze aha ngaha wumve ikintu cy'ingenzi, mbese wumve utafashe umwanya w'ubusa. Kirazira kikaziririzwa kujya mu kizamini ushonje.
ntabwo umuntu ushonje atekereza neza. Kwa kundi wicara uri gutekereza ureba hejuru ubara amabati ubara imbingo, ushiduka wasinziriye iyo ushonje, ubwonko nabwo bugira gute? Burananirwa. Iyo ugiye mu kizamini ushonje ntabwo bikugendekera neza pe, ndakubwiza ukuri. Byanze bikunze ntibibura ingaruka zitari nkeya bigushyiraho. Ako kara ka 11, aka 12, waba wemera Imana waba utayemera, ariko ugomba kwiyambaza ugomba kwiyambaza Imana, ugomba gusenga. Buriya byanze bikunze ntabwo Satani akunda ibintu byiza. Niba ugiye mu kizamini ubuzi neza ko ari ikizamini ugiye gushakamo amanota kandi kizakuzanira umugisha runaka, umugisha w'akazi, umugisha w'amafaranga, umugisha w'imirimo, umugisha w'ubutunzi, iyambaza Imana, senga Imana, iguhereza imbaraga, igukuremo sekibi w'ubwoba, igukuremo sekibi gufasha guhubuka, igukuremo sekibi utuma cya kizamini utagitsinda. Nubigenza gutyo ugakora ibi bintu byose uko ari 12 ukabyitwararikamo neza, ndakubwiza ukuri kutazatsindwa ikizamini icyo ari cyo cyose. Kandi uzaza hano kuri Maxwise TV unshimira. Reka rero ngusabe nimba iyi video ubona igufashije, gerageza uyisangize abakore bawe, yisangize bagenzi bawe, bacuti bawe, nabo bibagirira akamaro. Kandi nimba utarakora subscribe, ushobora kuba utarayikora wategereje kurangiza iyi video ngo wumve ikintu kirimo, nibyo ndabizi ntago wagera ahangaha nta kintu byagufashije. Subira inyuma ugende ukande kuri subscribe, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera y'amamenyesha kugira ngo izindi video zacu z'ubutaha nazo uzajye utuzibonera ku gihe. Ndagushimiye rero, naho ubutaha kandi uzagaruke. See you next.